Nongere mbifurize kugubwa neza cyane mu mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi y'ingira akabari ya YouTube channel yanyu umwami umwana official nk'abandi wa mwami nk'ibisanzwe. So guys, murabizi neza muri cinema nyarwanda tugiramo abakobwa ubusanga ari abakobwa biza kandi beza cyane. So ugasanga umukobwa ni namwiza, ugasanga ni umukobwa w'umuhanga mu bintu akora byose. Murabizi umukobwa witwa Miss Nyambo ni umwe mu bakobwa bakunze kugira amafoto atangaje ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bavuga uti yo so uyu mu baby bakunze kuvuga ko akora cyangwa se yifotoza amafoto akurura abagabo muri rusange. Mu bisanzwe by'inyambo ni mwiza pipi, ntago twagirirwa tunabigarukaho. Icyo nababwira cyo nuko Nyambo ni umwe mu bakinnyikazi ba filimi b'abahanga bagezweho aha mu Rwanda. Jessica ubundi script ziwe akunda gukina kenshi ari umwana mwiza agira abantu inama. Ntago biragoye kubona Jessica cyangwa se Nyambo, Miss Nyambo ari gukina role mbi ute kubona ari ku ruhande rwiza. Niba mureba nka My Heart akinamo ari impumye ateretwa na Chris Yannick ateretwa na Yannick. So ku bantu mwagiye mureba iyo film My Heart cyangwa se ku bantu mutarayireba nanabavuga ngo ni kuri Kiramani Empire. Iyo film ikintu ishatse kugaragaza film ni film ishingiye mu guca bugufi n'ubwibone bw'abantu bamwe na bamwe. Ugasanga nka Yannick umuryango we ni umuryango w'abakire bafitemo mama wabo w'ishitani. Kino bashaka kugaragaza naga abantu bose baba ari babi, naga ariko abakire bose usanga ari babi. So no kuvuga ngo mama wa Yannick muri iyi film My Heart akinamo ari umwana mu bito ari mubi cyane, avuga uti twebwe nago dushobora gushingira umuntu umukene bakeneye abana bo mu minisitiri, abakeneye abana bari mu rwego rumwe ko bari abakire cyane. Mama wabo barimo arwana urugamba avuga uti ngiye nago yakunda abarwanya Yannick, avuga uti nago wajya kubana n'uriya mukobwa utabona nyiramumenye, avuga ibigambo bitari byiza nyine tu. Rero ni isomo baba bari gushaka kwigisha abanyarwanda nk'abanyarwanda kuba wakicisha bugufi, kuba ko nka Yannick we aba yarikundiye Nyambo. Yannick akibona Nyambo ubwe aramukunda n'ibintu bimuzamo, kandi Yannick aba ari umusore ufite amakampani, aba ari umukire. Yannick remera akajya gukora ikedi kugira akunda atsindira umutima wa Nyambo, bikaza no kubateranya ko Nyambo baranze kumubwiza ukuri. So nukuvuga ngo rero ku bantu mutarareba My Heart muze kwishaka murebe My Heart, kubera ko ni inkuru nziza kandi iteguye. Ni filimi ivuga ku buzima bwacu ducamo bwa buri munsi. Ni filimi nziza pe, ndayibashishikarije namwe kuba mwayireba. Jessica rero yagize atya ashyira hanze amafoto, ubundi asanzwe ashyira hanze amafoto hakagurumana. Jessica yagize gutya ashyira hanze amafoto, abantu bagenda banayavugaho cyane. Kanze ndaje ngene mbereka ayo mafoto n'icyo abantu bagiye bayavugaho. Bundi Jessica ni umukinnyikazi wa filimi, amazina yiwe yitwa Jessica Nyambo, ako yamamaye ku izina rya Miss Nyambo. So guys, ndaje ngene mbereka amafoto, nta mafoto yagiye naterwaho comment cyane ku bantu nyine bakurikiye, ku bantu bakurikiye bafollowinga Nyambo. Ngene mbereka comment za abantu bagiye batera na bimwe abantu nyine bagiye bamuvugaho, mbereke nayo mafoto yavugishije abantu, mbereke nayo mafoto yagiye avugisha abantu. Nukuvuga ngo uri mwiza kandi uri w'igikundiro. Miss Nyambo yanze gusoza umwaka atongeye kwereka abakunzi be ibintu bishotora abasore. Umukinnyikazi wa sinema nyarwanda Nyambo Jessica wamamaye cyane ku izina rya Miss Nyambo yifashisha imbuga nkoranyambaga ze asangije abakunzi be amafoto meza cyane agaragaza ubwiza bwe burangaza abarebye, maze bamwe mu bakunzi be batangira kumwereka urwo bamwikundira. So guys, nanjye amafoto yankomiye kabisa.
Jessica ni umuhanga, muze kureba kuri Miss Nyambo afite agaseri k'uruhererekane, muze kukareba nako ni agaseri keza byatari. So kambereka ayo mafoto nababwira ngo